Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Izashimwe cyane bene data, giye basuza ni Pasteur Louis Gihana mu kiganiro Saveur Divine. Uyu munsi turaganira ku ijambo ry'Imana ryitwa guhigura imihigo duhigira Imana. Turarisanga mu gitabo cy'umubwiriza igice cya 5 umurongo wa 3, aho haragira hati: nuhigira Imana umuhigo ntugatinde kuwuhigura kuko itanezerewe abapfapfa, ujye uhigura icyo wahize. Umuhigo ni iki? Umuhigo ni ukwizeza umuntu cyangwa ni kwizeza Imana ku bakristo ko hari icyo uzayikorera uyishimira icyo yagukoreye. Ni ukubwira Imana ati: mu mbaraga zanjye nkeya, mu bushobozi bwanjye bukeya, mu bumenyi bwanjye bukeya, hari icyo nanjye nzakora ku neza yawe, hari icyo nanjye nzagukorera ku mbabazi n'urukundo ungaragariza. Ibyo rero ntabwo ari byo byonyine bituma Imana idukorera ibyo igomba kudukorera, ahubwo birayinezeza kubona abana bayo mu bumenyi bwabo buke, mu mbaraga zabo nke, mu bushobozi bwabo bukeya, baza imbere yayo bavuga ati: Imana, ku byinshi wadukoreye akiri bike twe dufite, ku by'imbaraga wadukoreye akira iby'intege nke zacu tukuzaniye. Ibyo rero binezeza Imana nk'uko byanezeza n'umubyeyi wese wareba umwana we arwanira kumunezeza. Ariko rero harimo n'ikibazo cy'uko Imana nidakunda abantu rero bavuga bati: Imana, tuzagukorera ibi, nutukorera utya tuzakwitura ibi, tuzagukorera dutya, hanyuma byagera imbere bikabanira Imana ntibishima. Abantu bahiga imihigo mu by'ukuri bikarangira badashoboye kuyihigura. Tugiye rero gufata urugero rukomeye rw'umudamu witwa Ana. Iyo dusomye igitabo cya mbere cya Samweli igice cya 2 umurongo wa 20 n'uwa 21, aho ngo turahabona inkuru ikomeye y'umubyeyi witwa Ana. Uyu wahoze ari ingumba atabyara, yifuza umwana atamubona mu buryo bugoye, kugeza ubwo nukuri mu isengesho rye yisabiye Imana ati: Imana, nukuri nubona gutaka kwanjye, ukumva agahinda kanjye, ukareba umubabaro wanjye, ukanyibuka, ukama umwana w'umuhungu, nukuri nanjye uyu mwana nzamugutura abe mu buturo bwawe. Nguwo muhigo rero. Ubundi Ana byatangiye ashaka umwana, ariko bigeze ahantu ari avuga ati: uyu mwana Mana numumpa ntago azaba uwanjye jyenyine, nzamuguha, mbese jye nzamutwita mubyare, ariko azaba mu nzu yawe, ariko azagukorera. Kandi koko Ana amaze kumubyara, amaze kunezezwa nuko ahindutse umubyeyi, wa mwana wamuhinduye umubyeyi, wa mwana yifuzaga ntabwo yamugumanye, ahubwo yaravuga ati: rwose uyu mwana Imana yamumpaye muyisabye, none ko mubonye nanjye nayibwiye ko nimubona nzamuyitura kugira ngo mpigure umuhigo nahigiye Imana yanjye. Ana ahigura umuhigo abikunze, wa mwana w'umuhungu yahawe amukeneye amusubiza Imana, aba mu nzu y'Imana, biza kurangira uwo mwana abaye umucamanza ukomeye cyane w'Abisiraheli. Rero turahabona iki muri izo nkuru za Ana?
ni ukuvuga ngo nyuma umutambyi Eli amaze kubona ko Ana ahiguye umuhigo akazana uruhinja rwe ngo rukurire mu nzu y'Imana, Eli yasabiye umugisha Elukana na Ana, urugo rwabo arusabira umugisha, arati Imana, aba bantu uyu mugabo n'uyu mugore baguhaye umwana wabo ngo akurire mu nzu yawe, ni ukuri ubarebe neza kandi ubashumbushe ubahunde umugisha. Izo nkuru zikagaragaza yuko nyuma y'uko bahiguye umuhigo bagatanga Samweli umwana wabo, Imana yabongeye abandi bana 3 b'abahungu, ibongera n'abandi bana 2 b'abakobwa, ubwo baba abana 5 biyongereye kuri wa wundi Samweli bari barasabye yamara kuboneka bakamuhigurira Imana kugira ngo akurire mu nzu y'Imana, akorera Imana. Rero guhigura umuhigo bene data binezeza Imana kubabikora, ariko kandi n'ababikora bikatuzanira umugisha, bikatuzanira igikundiro ku Mana, bikatuzanira umunezero. Birashoboka ko iyo Ana ahitamo kwisubiraho akagundira umwana we ngo icyo nashakaga nakibonye, ahari wenda uwo mwana ari kumugumana ariko ntabone abandi, cyangwa se n'uwo mwana ntakurire mu nzu y'Imana kandi ari byo yari yaramwatuyeho igihe yamusabaga Imana. Ahandi hantu tugiye gusoreza ni muri Luka 17 uhereye ku murongo wa 11 n'uwa 19, mu nkuru Yesu akiza ababembe 10. Abo babembe 10 ngo bari bamaze iminsi barwaye bifuza gukira. Babonye Yesu bamutakira kuko bose bashaka gukira. Yesu arababwira ati nimugende mwireke umutambyi. Baragenda, bageze mu nzira barakira. Bamaze gukira rero ngo umwe wenyine wasubiye kujya kubwira Yesu. Bivuze ngo 10 babwiye Imana ikibazo, 10 bahaye Imana icyifuzo, 10 batakiye Imana, 10 barayitabaje. Ariko bamaze gukira umwe wenyine aba ari ugaruka. Ntabwo nzahora mbwira Yesu gusa ibibazo, ngiye no kumubwira ko hari icyo yakoze, ngiye no kumubwira ko munezerewe, ngiye kumubwira ko mwishimiye. Yesu aramubwira ati se ntabwo mwakize muri 10? Kuki ari wenyine ugarutse gushima? Aramubwira ati nuko rero mwana wanjye genda, kwizera kwawe kuragukijije. Kuki Yesu yabwiye uriya mubembe wagarutse kumushimira ko kwizera kwe kumukijije? Nukuye gukira kundi Yesu yaravuze kwiyongera ku bibembe, nugukira ko mu buryo bwo mu mutima, nugukira ko mu buryo bwo mu mwuka. Nukuvuga ngo bari abakize ibibembe gusa by'umubiri by'inyuma, ariko icyabateye ibibembe cyitwa ibyaha n'ingaruka n'impamvu zabyo bo ntabwo babikize. Nukuvuga ngo nyuma yaho bashobora kongera kugira gute kubirwara. Ariko uyu nguyu wabikize yamara kubikira kati Imana ibinkije ntabwo nayirekera uko nguko, reka ngaruke nyishimire. Yesu yabivuga ati wowe noneho kwizera kwawe kuragukije mwana wanjye, ugenda amahoro. Nukuvuga ngo Yesu nukuri Imana inezezwa nuko abantu bayisaba, irabyishimira cyane kuko ibyo iduha ni byinshi. Niko ijambo ry'Imana ritubwira mu rwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya 5 umurongo wa 7 ngo nukuri ngo tuyibwire amaganya yacu kuko rwose itwitayeho. Tuyibwire amaganya yacu, tuyikoreze kubera ko itwitayeho. Ariko imaze kuyikorera rero nta kindi nayo kinezeza nko gusaba ati Imana warakoze kutwikorera amaganya, warakoze rwose kudusubiriza ibyifuzo. Nicyo cyatumye rero uyu mubembe Yesu amushima kandi akamubwira ati kwizera kwawe kuragukijije. Natwe rero hari ibyo Imana tuyibwira tuzakora, kandi koko ntabwo ari ikiguzi cy'ibyo byenda kuzadukorera, ariko birayinezeza. Kandi ntabwo tuyibwira ngo tuzakora ibihambaye, aho tuti Imana tuzakora ibyo dushoboye, kandi n'ibyo dushoboye ni nayo ibidushoboza. Hari ibyo twemeye tuzayikorera, aho tutarabikora tutangire twihane muri uno mwaka tubikore. Hari ibyo twemeye tuzakorera abantu bayo tutarashobora, dutangire twihane muri uno mwaka tubishobore. Kandi Imana niyo kwizerwa, iradushoboza. Dusenge. Mana turagushimiye ku ijambo ryawe ari ukuri, dufashe Mana kugira ngo nukuri mu byinshi bikomeye udukorera tujye tugaruka imbere yawe
duhigura ibice bijyanye n'intege nke zacu, bijyanye n'ubwenge buke bwacu, bijyanye mwami n'ubushobozi bwacu, kugira ngo tukunezeze nk'abana, kandi nawe bigutere umutima wo gukomeza udufasha no kutugirira neza, utadufata nk'indashima ahubwo udufata nk'abana bakubahisha. Ni ukuri aho twatinze guhigura umuhigo tubabarire, udufashe kugira ngo Mana muri uyu mwaka dutangiye ni ukuri duhige imihigo yo kuzamura izina ryawe, duhige imihigo yo gukorera ubwami bwawe, duhige imihigo yo kuzana abandi kuri wowe, kandi uduhe n'imbaraga zo kwihigura icyubahiro kibi cyawe, mu izina rya Yesu, amen.